Uraho neza, ndagusuhuje wowe umaze kumenyera day cyangwa do everything yourself, wahisemo neza. Kandi nanjye ndi umunyamahirwe kuba ngufite, ariko se waba uri mushya kuri day? Tuguhaye ikaze aho uri hose, kandi tukwibutsa ko wakora kuri subscribe, wakora ku kazogera ndetse usharing kugira ngo n'abandi nabo bamenye ko day duhari tubari inkuru. Nyamuneka ntiwibagirwe na comment, kuko comment yawe ni inkomezi, ni ingenzi kuri twebwe kugira ngo tumenye aho bigeze, se dukora iki, twongeremo iki, dukuremo iki. Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe kandi uri kumwe na Habasera. Inkuru y'uyu munsi rero, turi aha munsi y'ikiraro, hanyura amamodoka menshi, ariko hari abana twita abana baba ku mihanda, bari kuganira, ariko urabona ko rwose bari gufiringa ubuzima babayemo. Bamwe bafite amakoro, bari kunywera mu mipira. Umukobwa ukiri muto Sabine, mu by'ukuri ushobora kubona ashobora kuba umukobwa mwiza, ariko kandi ntabwo ubwiza bwe wabubona kuko nawe yibera mu muhanda, donc yibera munsi y'ibiraro, niho arara. Ibyo kurya bibatunze nibyo baba basyaze, wa mugani wabo, nibyo baba batoraguye cyangwa se bibye. Sabine rero amaze kumaramo kore ye, igicupa yarakijugunye. Amaze kukijugunya aratambuka agana mu muhanda, kuko bari ahagana munsi y'ikiraro nyine, ariko hari umuhanda unyurwamo n'amamodoka. Rero ubwo yambukaga umuhanda atarebye neza, nibwo twumvise induru ya Sabine ivuga ngo mama we, kandi twumva n'ikintu kivuga ngo po. Ariko reka dusubire inyuma gatoya twibaze ngo ese niki cyari kibaye. Hari umugore n'umugabo bari mu modoka, bari kuza bagana munsi y'ikiraro nyine, bari kugenda. Umugabo yari ari kuganira n'umugore we, bari kubwirana, ari kubona ko basa nk'abakerewe akazi, barihutaga mu by'ukuri. Hanyuma rero bageze aho hafi y'ikiraro, umugabo kuko ariwe wari utwaye imodoka, nibwo yagonze umuntu. Arangije ubwoba buramwica, aravuga ati mada, uzi ko tugonze umuntu? Umugore we niwe wari ufite ubwoba bwinshi cyane, ndetse yipfutse mu maso, ari kuvuga ko adashaka kubireba. Umugabo ahita asohoka vuba vuba, aragenda asanga umwana w'umukobwa uryamye munsi y'amapine, ariko ubona ko yakomeretse ku kaguru, ariko umwana ntavuga, ntakoma. Arareba hirya no hino, aribaza ese uyu mwana ndamuta aha ngaha? Kandi akumva aranuka rwose ibiyobyabwenge. Aravuga ati uyu mwana rero uko bigaragara, biragaragara ko ari na wa mwana uba ku muhanda. Ese tubigenze gute? Mu gihe akibaza ibyo, umugore we nawe yarasohotse. Umugore wasohotse aramubwira ati sheri, tugonze umwana. Ati yo, ati ni umwana w'umukobwa. Ati se ko wagira ngo aba hano ku muhanda? Umugabo ati nanjye niko nabibonye. Umugabo ati none dukora iki? Umudamu yamukozeho, arangije ati mu bigaragara uyu mwana rero ndi kubona agifite ubuzima, nubwo rwose yaguye igihumure. Njye ndi kumva inama nziza tutategereza polisi, ahubwo reka tumukomezanye ku kazi. Birumvikana ko rero bakoraga kwa muganga. Umugore niho yakoraga, yari umuganga, umugabo ari umudogiteri. Bahita bafata wa mwana, bahita bamwinjiza mu modoka. Umugore birumvikana ahise ajya inyuma, aho yari yicaye imbere hamwe n'umugabo we, yahise ahava agenda ariyegamiza wa mwana. Umwana wari ufite umuhumuro rwose utari mwiza, bigaragara ko amaze igihe atoga, afite inzara mbi, afite imisatsi yamwereyeho. Mu by'ukuri yasaga nabi, noneho byivanga n'amaraso y'impanuka akoze. Ariko umugore ntabwo yigeze amwinubira, yarakomeje aramwiyegamiza. Baragenda bageze kwa muganga nk'uko bisanzwe, yahise amwirukankana amushyira abaganga bandi bagenzi be. Baramubwira bati noneho se uyu nguyu umukuye hehe? Bati ndabinginze nimumfashirize uyu mwana, ntimugire ibintu byinshi mumbaza, kuko we nyine yarari we yakoraga mu babyeyi nawe, kandi baba baramuhamagaye ko hari umubyeyi agomba kubyaza, ahita agenda. ariko asiga abwiye bagenzi be ko bakomeza kumukurikirana, birumvikana n'umugabo we nawe agakomeza kuza kumureba.
baramuvura neza, baramupfuka ku kaguru, niho yari afite ikibazo gikomeye. Igihe rero cyaje kugera, wa mwana Sabine aza kugarura ubuzima cyangwa se yongera gutekereza no kumva no kuvuga, nibwo bahise bahamagara noneho wa mubyaza bati ngwino rero urebe umuntu wawe ageze hano, donc yakangutse. Yaje yihuta rero aramubona, aramubwira ati bite, undi ati ni byiza, witwa nde? Sabine ati ndakubaza ahubwo kuki ndi hano? Sabine ashatse kubyuka yumva arababara akaguru, aravuga ngo umfa mani, ngo kuki ngo ngiye ngo mwanzanye hano se, ngo ubundi se ubu ngubu ngo nabaye iki, uko numva se ngo akaguru ngo ari danje. Umubyeyi aramubwira ati humura Sabine, wakoze impanuka. Ngo icyo ni cyande se ngo cyangonze? Umubyeyi aramubwira ati Sabine, ndakwinginze kugira ngo ubanze utuze, kubera ko nubwo bimeze bityo ariko abakugonze nibo bakuvuje, rero ukwiye gukomeza kwitwara neza kugeza igihe aka kaguru kazamererwa neza, noneho bakagusezerera mu bitaro. Ahubwo ndakubaza, ufite ababyeyi? Sabine arimyoza ati nyumvira nk'uyu mani, se nk'ibyo ni ibiki urimo urambaza? Ababyeyi se, ababyeyi hari aho wansanze, hari abo wahabonye se? Wa mubyeyi aramubwira ati Sabine, ndakomeza kukwinginga kugira ngo uduhe amakuru yose afatika kugira ngo tubone uko dukurikirana n'ubundi buzima bwawe. Sabine ati uri polisi se? Umubyeyi biramuyobera, cyokora bamugira inama baramubwira ati banza umwihorere umuturishe, hanyuma kandi abana bo ku muhanda nyine baba bagoye, aragenda acururuka. Haje dogiteri rero ari nawe wamugonze, aje aramubwira ati bite mwana? Sabine ati ni sawa mani, urambaza iki se kandi wowe? Dogiteri ati njye ndi Dr Frank, ese byashoboka nawe ukambwira uko witwa? Sabine ati banyita Sabine. Dogiteri ati okay, wow, ufite n'izina ryiza. Sabine ati gabanya izo njugazi. Dogiteri aramureba araseka, nyine arabibona ko ari umwana wo ku muhanda, arangije aravuga ati nta kundi uyu mwana ninjye wamugonze, ikigaragara ntabwo byoroshye guhita amusubiza ku muhanda n'iki gikomere, ngomba kumujyana iwanjye iki gikomere nkakivura kugeza gikize, yahitamo gusubira mu muhanda nzamureka asubireyo. Rero baramuvuye bafata n'ibizami byose babona nta kindi kibazo yagize, umwana baramutahana bakomeza kumukurikirana, ariko disipurine ye ari nke cyane, bakomeza kwihangana, umugabo we rwose akabitwara gake cyane, ariko umuntu bigora cyane ni umugore we. Biramugora kuvugana na Sabine bikanga, kominikasiyo ikanga, ariko agatekereza ati tugomba kuvuza uyu mwana, tugomba kumukurikirana mpaka birangiye. Nyine nibwo ariko nyuma baje kumubaza bamubaje se bite by'ababyeyi bawe, aravuga ngo njye nta babyeyi ngira mani, njye ndirera kandi ndizimiza nkanicyura. Noneho umugabo dogiteri aramubwira ati rero ndakwinginze Sabine, mu minsi yose uzamara aha ngaha ndi gukurikirana igikomere cyawe, ndakwinginze kugira ngo ujye ugerageza kuvugisha neza umudamu wanjye. Sabine aricara aratekereza, yari amaze n'iminsi atari kubona ibiyobyabwenge bisa nkaho bigenda bimushiramo, nibwo yicaye aratekereza aravuga ati ariko aba bantu ubundi kubera iki nta mwana bagira? N'ubundi bihuza n'uko bifuje kumuganiriza kuko igisebe cye cyari kiri kugenda gikira. Baramubwira bati Sabine rero turifuza ko uyu mugoroba turi buganire. Bari baramuguriye imyenda, baramutunganyije, bamucira inzara, baramwogoshesha,
mbese bamukorera amasuku yose ku buryo wabonaga ko Sabine agenda aba mwiza nubwo bwose yari agifite igikomere, ariko uko igikomere kigenda gikira ari nako umupapa w'urwo rugo agenda amumenyera, we rwose barahuzaga ndetse bakanavugana cyane, umudamu niwe byari bigoye kubera ko ntabwo yari amenyereye izo mvugo za Sabine. Ariko igihe cyarageze babona Sabine ntabwo ari umukobwa mubi, nibwo bateguye rero kumuganiriza baramubwira bati rero Sabine rwose reba nubwo twakugonze, Sabine ati nimwe mwangonze se, ati tuza Sabine turifuza ko tuganira nubwo twakugonze se urabona hari umuntu wigeze ugukurikirana ngo amenye ngo ni bande bakugonze, ninde wagonzwe, ati ibi ni ibigaragaza ko nta muntu ugukurikirana uhari, ati sibyo nababwiye se ko ndiyizimiza ikicyura, bati yego ibyo turabyumva ariko turashaka kukubwira ko uri umukobwa mwiza kandi ntabwo ukwiye kuguma hariya ku muhanda ukomeze kwiyahuza ibiyobyabwenge, kuko ubwo twakugongaga wenda natwe twarihutaga kubera ko twe dufite puresha y'akazi, ariko nawe ntabwo warebaga imodoka kubera ko ibiyobyabwenge byari byamaze kuguhuma amaso. Rero nashakaga kugusaba, uwo ni dogiteri wari uri kumubwira, aramubwira ati mu ubuzima rwose bushobora guhinduka umunota umwe, ntabwo wenda nzi impamvu Imana yampuje nawe ariko rwose wavamo umukobwa mwiza, ndifuza ko tuganira rero byimbitse hanyuma nawe ukatubaza ibibazo byose ushaka kutubaza. Sabine nibwo yahise ababaza ati se ubundi kubera iki nta mwana mugira? Dogiteri ati ubajije ikibazo cyiza cyane, twebwe twabyaye umwana umwe dutegereza ko twabyara undi biranga, hanyuma umwana wacu w'umukobwa rero ubwo yararangije segonderi bamuhaye kujya kwiga mu kindi gihugu, yaje kujya muri dushe agiye koga, hari abantu benshi hano turi kumwitegura ngo tumuherekeze ku kibuga cy'indege, ariko twategereje ko ava muri dushe turaheba, dukomanze kuri dushe tubura umuntu udukingurira, byabaye ngombwa rero ko twica urugi, tugezemo dusanga umwana wacu niho aryamye ndetse yarangije no gukonja, ati nuko twisanze natwe twongeye gusubira mu buzima bw'ubusibateri, nta mwana ntaki. Sabine ati ati ubu none nta mwana mugira, mwanyijyaniye se? Dogiteri araseka aravuga ati Sabine rwose pe ndabizi ko umwana wese ari nk'undi kandi umwana wese araryoha, ariko nk'uko nabikubwiye iminsi tumaranye aha ngaha pe naragukunze, ariko umudamu wanjye rwose ntabwo aba yumva rangaje yawe, ntaba yumva ukuntu umuntu akubaza ugasubiza ukundi kuntu, nyine hari ibintu byinshi bitamuryoheye kuba twakwitirira ngo donc ngo ube umwana wacu, ariko rwose udukundiye twaguhereza ayandi mahirwe, mu minsi mike twari tumaranye twakongera ibyumweru 2, waba witwaye neza ni ukuri pe nta kabuza kuko natwe twifuza umwana. Barangije bati noneho ngaho twemerere natwe tukumenye, ufite ababyeyi? Sabine ati oya nta babyeyi mfite. Baramubaza bati none iwanyu ni he? Arahababwira bumva ni kure cyane, kuva aho mu mujyi bari kugera aho yari ababwiye ni urugendo rw'iminsi 2. Bati none wageze inaho ute? Arababwira ati ngiye nagiye mparama ibikamyo, nkarara mu nzira nkongera nkagenda nabona ikindi gikamyo kijya mu cyerekezo nshaka, numvaga ngiye nshaka kujya mu mujyi, numvaga nshaka kuza mu mujyi rwose. Ati none byarangiye nyine ugeze mu mujyi?
Sabine ati nyine nabonye imaze kugera mu mujyi mpita nkwama, hasanze abandi bajama banjye turabana ubu ntari bito. Dogita ati none iminsi umaze hano wumva ari iki cyahindutse mu buzima bwawe? Ese wumva ukeneye iki? Sabine ati njyewe rwose ibintu byose byarahindutse, uko najyaga ndya se ari uko nasyaze, none ubu nyine icyaka kiraza nta ribi ntanakivunikiye. Ati none ni iki wumva wifuza ko ni iki kintu wifuza twaguha twakongera mu buzima wari ubayemo? Ati dogite rwose mbonye akantu. Dogita araseka aravuga ati rero ahubwo ako kantu kawe niko nshaka ko ureka burundu. Ati kuko iminsi wari umaze aha ngaha ntekereza ko uri kugenda ukira, bigenda bigushiramo, tuzakora n'ubundi buryo bwose bushoboka ngo ibiyobyabwenge bigushiremo, ariko nawe utwemerere utubere umukobwa mwiza. Sabi icyo kintu wagishobora? Sabine aratekereza yumva biramugoye, ariko aravuga ati oya nanone ngomba kugerageza. Aramubwira ati yego nzagerageza, baramwemerera, ariko umudamu yumvaga rwose atanyuzwe n'ibyo biganiro, avuga ati uyu mwana koko nzamushobora. Bati rero niba utwemereye ugomba gukira ako kaguru, wakira neza. Ese warize? Ati narize nagarukiye mu wa gatanu primaire. Ati none wakemera gusubira mu ishuri? Sabine ati nta ribi. Abandi bana rero ndibaza bari mu gihembwe cya kabiri, nawe rero ubwo ushobora kugenda ukajya mu gihembwe cya kabiri cyo mu wa gatanu, hanyuma kugira ngo uzajye mu wa gatandatu umeze neza, maze urebe ko wakora exeta, hanyuma ujye muri segonderi. Sabi hari icyo bigutwaye? Sabine ati nuko ngana ukuze ndajya mu wa gatanu primaire. Dogita ati yego gushaka ni ugushobora, niba wumva rwose wasubira mu ishuri bikaza nta kibazo, wagenda ukiga ugahatana, haba harimo n'abandi bakuru rwose bakuruta igihagararo. Sabine rero yemererwa na dogiteri. Sabine baramwigishije baramutoza, umwana ajya ku ishuri yiga igihembwe cya kabiri, yiga n'icya gatatu cyo mu wa gatanu, arangije ajya muri sixième arakora aratsinda neza mu buryo bwatunguye ababyeyi, baravuga bati wawu. Kandi uko iminsi igenda ishira Sabine aragenda aba umukobwa mwiza, aragenda rwose aragenda ibintu byose byo mu muhanda bimushiramo, aba umwana wo kwa dogiteri, kubera yize no ku kigo cyiza cyane. Dogiteri yamushyize ku kigo cyiza cyane, bamushakira abarimu baramufasha, abarimu b'amasomo asanzwe n'abarimu bamutoza kubaho, bamwereka uko abantu bagenda, uko abantu bavuga, uko abantu barya ku meza, bamutoza ikinyabupfura cyose. Sabine avamo umukobwa mwiza w'igitangaza. Sabine yaragiye aba umukobwa mwiza, umva umukobwa umuntu wese yakifuza. Noneho birumvikana yari umwana wo kwa dogiteri. Ubwo yari ari kurangiza segonderi yaje gukundana n'umutipe witwaga Roger. Sabine akunda Roger cyane kuko rwari urukundo rwe rwa mbere, donc yari uw'ubuzima bwe. Roger nawe akunda Sabine cyane, barakundana, ariko Roger yari afite akazi gaciriritse kinjiza amafaranga make. Sabine agahora amubwira ati ariko si ubwo ko tuzabana, nta n'ikintu ufite, nta kintu na kimwe urubaka, mbese nawe no kwitunga ubwabyo birakugoye, ubuse kuko bizagenda gute? Roger agahora amubwira ati humura ibintu bizaza, twe gusa dupfa kuba dukundana. Umunsi umwe rero iwabo wa Sabine birumvikana ko ari kwa dogiteri, haje umusitari wari uzwi witwaga Brice. Brice amaze kuza
agikubita amaso Sabine arasara aravuga ati dogita no, none se uyu mukobwa mwiza gutya ni uwa hehe? Dogita ati uyu ni umukobwa wanjye. Brice ati no urambeshya, si wabyaye umwana umwe nyakwigendera. Dogita ati ya ariko nyine uyu Sabine ni uw'Imana yanshumbishije, ni umwana w'amateka, twahuye mu bihe bigoye bikomeye ariko nyine Imana iramumpa, ubu nyine ni umukobwa wanjye. Brice ati wawu, ati ni mwiza cyane namukunze, ahita abivugira aho ngaho. Sabine nawe abita mu gutwi, maze Brice yegera Sabine aramubwira ati uri umukobwa mwiza. Sabine ati urakoze cyane. Arangije aramubwira ati none se ufite umukunzi? Sabine ati oya nta mukunzi mfite. Brice ati none se wambera umukunzi? Sabine adatekereje kuko yari azi neza Brice umusitari isi yose izi, yemeye vuba na bwangu ati nta kibazo rwose. Na aho ngaho rero niho Brice noneho yahise akundana na Sabine. Brice aza no gutaha, Sabine aramwerekeza. Sabine nijoro aryamye aratekereza aravuga ati Mana yanjye noneho ibi ni ibiki nakoze? Brice namubwiye ko nta sheri ngira kandi nkunda Roger cyane, ariko nanone nibaza ukuntu nzabana na Roger tukabyara abana dukennye bakaba mu buzima bubi nk'ubwo nabayemo. Ibyo bintu ndumva ntashaka kubitekereza, ariko Brice afite amafaranga, Brice yampa buri kimwe, ariko se ko Roger ari we rukundo rwanjye, ubu kuko nzamenyera gukundana n'undi muntu? Roger azava mu buzima bwanjye bikunde? Ubwo ni nabwo Roger yahise amuhamagara ari nijoro ati bite umeze ute mukunzi? Sabine ati meze neza, ariko Roger akajya yumva nyine Sabine ntabwo ari kuvuga nk'ibisanzwe, agerageza kumubaza ese ufite ikihe kibazo? Sabine ati reka nta kibazo mfite. Ubwo ko yari ari kumuhamagara niko na Brice yari ari guhamagariramo. Sabine ati ngaho rero ndeka hari umuntu uri kumuhamagaramo reka mwitabe. Roger ati uwo ninde se ushobora kunkupa kugira ngo umwitabe? Sabine ati ni umuntu usanzwe, ariko nuko ampamagara umwanya munini kuva twatangira kuvugana arimo kumpamagariramo. Roger ati oke nta kibazo. Roger yakubye Sabine, ubwo ahita yitaba Brice. Brice ati umeze ute se mukunzi wanjye? Sabine ati meze neza. Ati none se wari uri kuvugana nande? Sabine ati ni umuntu uri aho usanzwe. Brice ati none se dupanze gusohokana ryari rero? Ati kuko njyewe rwose. Sabine ati no, ati mbora Brice, mbora rwose ntubyihutishe, urabizi uri umusitari, ntabwo nshaka rero kujya mu itangazamakuru ngo ndi umukunzi mushyashya ngo wa Brice, oya mbabarira tubitware gake rwose, mbabarira urukundo rwacu rube mu ibanga. Brice ati no, kubera iki se urukundo rwacu rwaba mu ibanga? Sabine ati nyine urumva ntabwo turamenyana bigiye kure, tugomba kubanza kumenyana Brice, tugomba kubanza kumenyana. Brice ati oke nta kibazo. Roger yakomeza guhamagara Sabine akumva Sabine ndacyari kuyivugiraho, umva umwanya muremure amasaha nk'atatu Brice akivugana na Sabine. Roger nyine araryama aravuga ati si uyu muntu twavuganye iki gihe cyose. Bukeye Roger ahamagara Sabine aramubwira ati ese ko nijoro waraye kuri telefone naguhamagaraga nkasanga uri kuyivugiraho, ese wari uri kuvugana nande? Sabine ati shati ni abantu benshi twavuganaga, ahubwo ubwo wampamagaraga nyine ndi donc nitabye undi muntu. Roger ariko yumva ntibisanzwe, noneho uko iminsi igenda ishira rero akagenda abona Sabine arahinduka, agerageza no kumubaza ese Sabine bite ntabwo ukinkunda? Sabine ati ndagukunda
ndagukunda Roger. Roger ati none se niba unkunda Sabi kubera iki mba mbibona nyine ko ugenda uhinduka ni ukubera iki? Ariko uko iminsi yagiye ishira n'ubundi byarangiye amakuru amenyekanye mu binyamakuru, amasocial media yose arabyandika ko Brice afite umukunzi mushya witwa Sabine. Roger rero abonye ayo mafoto agwa mu kantu, ahamagara Sabine amubwira ati Sabi ibi ni ibyo wankoreye, wakomeje kunyizeza ko nkunda. Sabi urambabaje ku buryo nzi neza ko ibintu nkoreye ntabwo Imana izabikubabarira. Sabine ati Roger ihangane urabizi ko ngukunda pe kandi n'ubu sinahakana ko ntakigukunda, ariko nk'uko nabikubwiye ntabwo nshaka kuzabaho umwana wanjye, ntabwo nshaka ko azabaho ubuzima nk'ubwo nabayemo. Roger narababaye Roger, nta nubwo mba nshaka kuvuga amateka yanjye n'ababyeyi banjye n'ubuzima bwose nabayemo, ibyo bintu ntabwo mba nshaka no kubigarukamo pe. Ntabwo rero nshaka gufata umwana wanjye ngo ajye kuba mu muhanda, ajye kubaho ubuzima nabayemo bwo kuba mu muhanda, bwo kubura ibyo arya. Ntabwo umwana yapfa gufata icyemezo ngo asige urugo rurya, rwambara rumeze neza ngo agende yiyemeze kujya kuba mu muhanda. Roger rero rwose naragutegereje pe, mbona ntabwo bizavamo, mbona ntabwo nzategereza igihe uzabonera amafaranga kugira ngo njye nawe tubane. Rero rwose reka Brice anjyane, ahubwo nashaka kugutumira ko dufite n'ubukwe rwose mu kwezi gutaha. Roger none harikanga aravuga ati naho bigeze ufite ubukwe na Brice? Sabine ati cyane rwose. Brice rero yaje kuvugana na dogiteri cyane ko bari batuye baziranye, n'ubundi bamenyanye na Sabine, yaje kubasura bapanga ibintu by'ubukwe. Sabine birumvikana ko ababyeyi yari afite yari dogiteri ndetse n'umugore wa dogiteri, ariko kubera ko amakuru yagiye hanze mu binyamakuru byose, nibwo Sabine mu bukwe bwe yagiye kubona abona ari umudamu uhari, aravuga ngo ari kubwira abantu ngo umukobwa wanjye disi ngo yakoze ubukwe. Sabine yaraje akutana amaso na mama we, aramubwira ati ma mbabarira uve hano kubera ko namaze kubwira isi yose ko nta babyeyi ngira, kandi ababyeyi banjye wababonye, dogita niwe mubyeyi wanjye ndetse n'umugore we niwe mama wanjye, so rero sinzi ikintu waje gukora aha ngaha. Umubyeyi atari ko mwana wanjye wambabariye kuko wakihanganye, ati noneho ko na papa wawe twazanye. Sabine ngo papa wanjye se wampishe kuva nkiri umwana, ubu ngubu nibwo yibutse ko ari papa wanjye? Mana ndakubwiye ngo rwose pe mbara wimbihiriza umunsi sinongere kukubona muri ubu bukwe. Sabine babona umuntu wambaye ikanzu y'ubukwe ari gutongana n'umuntu, nibwo dogiteri nyine yabibonye arahaguruka araza arabaza ati ni iki hano, habaye iki? Sabine ati papa nta kibazo gihari, uyu muntu nyine yari yaje mu bukwe kandi ntabwo twamutumiye. Dogiteri ati none kuba tutaramutumiye se byabaye ikibazo, ni uwa hehe, ashaka iki? Mama Sabine ati narinje mu bukwe nyine. Sabine bamurebye ikijisho asa nk'umubuza ati wibeshye uvuge kuri mama wanjye. Amurebye ikijisho nyine ahita atuza. Ubukwe bwarabaye rero burarangira, nuko bwarangiye ari nijoro mama wa Sabine ntabwo yatashye. Ari aho ngaho rero nibwo dogiteri yamubonye aramubwira ati uracyari aha ngaha? Mama wa Sabine ati reka ntabwo nabona uko ntaha, iwacu ni kure cyane. Ati ni hehe? Arahamubwira, ahamubwiye yumva niho Sabine yamubwiye kuva akimufata. Ati ko numva ariho uriya mukobwa wanjye se yambwiye aturuka. Mama wa Sabine ati rega Sabine ni umukobwa wanjye ndetse n'uyu turi kumwe ni papa we. Dogita arumirwa ati none Sabine afite ababyeyi, afite papa, afite na mama we, none kubera iki yabaga mu muhanda ubwo namutoraguraga? Mama wa Sabine ati rega ni inkuru ndende. Ati ni inkuru ndende.
Dogita rero nk'umuntu wumva abantu bose yaba abarwayi, uburwayi busanzwe, yaba uburwayi bwo mu mutwe, mbese dogita nyine abantu bose yarabakiraga. Yahise ababwira ati rero nimuze mbahereze icumbi murarara, ejo muzazinduka mutahe, hanyuma muraza no kutubwira amakuru yanyu ni iki. Barashimira bati murakoze cyane, barangije mu gitondo biragera barabakira babaha ibyo kurya bya mu gitondo, maze dogita arababaza ati none se ni iki gituma Sabine yabihakanye? Nibwo rero mama Sabine yatangira avuga ati rero buriya Sabine avukana n'abandi bana 6. Noneho dogita arumirwa aravuga ati abo bana bari he? Ati rero Sabine niwe mukuru ariko nyine yarandakariye, ati kuko abo bana 6 bose ntabwo bahuje papa wabo. Ati rero papa wa Sabine ni uyu nguyu, ndanamuzi neza ariko Sabine naramumuhishe cyane ko ntitwabanaga n'uyu mugabo, n'abana bose mfite nta n'umwe ugiye uhuje nawe se. Ati rero Sabine twarabanye kuva ari muto, ariga arinda agera mu wa 5 primaire, ariko akabona ukuntu mbyara nduzi ko ari buri munsi kandi nta mugabo. Sabine byaramurenze, nshiduka yaragiye nyine. Ubwo rero mu kugenda kwe nanjye sinongeye kumenya amakuru ye. Aturetse ejo bundi aho umuntu ambwiye ati dore uyu si wa mukobwa wawe, ati dore uko yabaye, ndumirwa banyereka ukuntu yabaye umukire, banyereka ko afite ubukwe n'umuntu uzwi cyane w'umusitari. Ndavuga ati rero ibi bintu reka nemere ngende nce bugufi njye kureba umukobwa wanjye, uko byagenda kose musabe imbabazi, mwereke na papa we niyo atatwakira ariko atumenye. Dogiteri n'umugore uko bumvise iyo nkuru barumiwe kuko baravuga ati cyokora ababyeyi babaho. Birinda kumukomeretsa, birinda kugira ibindi bongeraho, baravuga bati noneho ubwo ngubwo wakiriye ko Sabine ashobora kwanga kukubabarira cyangwa akanakubabarira, ibyo byose urabyakiriye? Mama wa Sabine ati rwose pe, ikintu cyose Sabine ari bukore ntabwo ndi bumukondane kuko ndaba mbizi neza ko amakosa yanjye ari ayanjye nyine kuva kera. Baramubwiye bati rero urabona ko Sabine already yagiye ntakiba hano, umugabo we yamutwaye kandi bagiye muri honeymoon, bagiye no mu kindi gihugu, ubwo rero bazamarayo ibyumweru 3. Ubwo rero niba mu byumweru 3 uzagaruka tukareba ko twabahuza n'umwana wanyu, ibyo nibyo tutazi. Kuko kuguma hano ibyo byumweru 3 byo uri kumva ko bitashoboka. Mama wa Sabine yarabashimiye arababwira ati basi ibyo mwakoze birahagije, reka tugende. Baritunganyije baragenda, ariko batwara nimero de telefone ya Dogita Sabine ubwo yaravuye muri honeymoon. Ahandi hantu yaje bwa mbere hari aho yise iwabo nyine kwa dogiteri, yahageze baramwakira, birumvikana ko bari bamukumbuye cyane, yabazaniye nabo impano nyinshi. Arangije dogita rero ahita amubwira ati ariko hari abantu utazaniye impano. Sabine atabona ibande, ati ni mama wawe na papa wawe. Sabine noneho aratangara agwa mu kantu, ahita atekereza ati ubu wabona mu bukwe rwose mama yarabwiye dogiteri ibintu byose. Mu gihe ari kubitekereza dogita nyine arabibona ko ari kubitekereza, dogiteri aramubwira ati mama wawe nyine twaraganiriye yanaraye ahangaha. Sabine arumirwa aravuga ati ariko dogita ubundi umutima wiwe umeze gute? Sabine ati none bakubwiye gute? Ati njye ndibuka ko mu bukwe yambwiye ngo yazanye na papa ariko numvishe ntashaka no kubona isura ye. Ati nizere ko bakubwiye ubuzima bwose nabanyemo na mama. Dogita ati yego yarabumbwiye kandi nibaza ko nta kintu na kimwe yambeshye. Ati ariko ibintu byose yambwiye
pe ntabwo nawe nagukundana, ariko kandi ugomba kwibuka ko ari ababyeyi bawe, ariya ni amaraso yawe Sabine. Sabine rwose atabyumva yumva atanabyitayeho, Dr akomeza kumuhendahenda aramubwira ati ahubwo nabemereye ko nyuma y'ibyumweru 3 wagarutse bazaza tukareba ko twabahuza. Ese uranyemereye mbahamagare bazagaruke noneho muganire urebe ko wabasaba imbabazi? Sabine ati oya rwose ntago nagaruka mu buzima bwa bariya ababyeyi, nibagende ntago mbakeneye mu buzima mbayemo. Dr nyine urumva nta kindi yari gukora, ababyeyi baje kumuhamagara ba Sabine arababwira ati sha rwose Sabine mube mumuretse kuko ntago arabyumva. Ababyeyi rero nuko babaye bamuretse, hanyuma rero Brice yaje kubana na Sabine barabana, ariko babana muri bwa buzima nyine bwa gisitari, ahantu hose bagiye ikintu cyose bakoze kikarara kimenyekanye, ubwo nyine bavuye muri honeymoon isi yose irabimenya. Sabine rero yabanye na Roger barabana, abona umwaka urashize Sabine adatwise biramuyobera, abona umwaka wa 2 urashize Sabine adatwise biramuyobera, aravuga ati mana yanjye ibi bintu ni ibiki koko, ko nanze kubana na Roger kugira ngo abana banjye batazagira ubuzima nk'ubwo nabayemo, bikaba birangiye noneho n'abana mbabuze, kandi n'ubundi Brice simukunda, nkunda Roger cyane, kuko nzakora iki? Nibwo yapanze rero guhura na Roger. Ahuye na Roger asanga Roger, birumvikana Roger kuko atari umusitari ntabwo yagiye amenya amakuru ye, kandi Roger we yamenyaga ya Sabine kuko nyine abana n'umusitari Brice. Ahamagaye Roger rero, Roger azana n'umugore we, yarakoze ubukwe nyine Sabine atabizi, nyuma y'imyaka 2 yari ishize Sabine atabyara, yazanye n'umugore we n'akana ke, aramubwira ati Sabine ari nkwitabye. Sabine abakubise amaso yavugije induru aravuga ati oya Roger ntabwo nabyemera, ntabwo nabyizera, ni wowe nkunda. Roger noneho arumirwa aravuga Sabi wasaze. N'umugore wa Roger aramureba arumirwa aravuga ati cyokora abasazi babaho. Hanyuma se wagiye kubana na Brice Roger utamusize? Kandi nyine Roger yaragiye abana n'umugore wari ufite nawe akazi keza, Roger akomeza gukora ka kazi ke gaciriritse, ariko umugore akazana amafaranga nyine batera imbere gahoro gahoro, bubaka inzu, bagura akamodoka bagendagamo. Buri gihe uko Sabine yababonaga yumvaga umutima we uri kumurya. Igihe cyaje kugera rero Brice aramubwira ati se wa mugore we kutabyara, ubundi ubwo ngubwo uri kubona nzakomeza kubaho ubuzima butabyara? Sabine ati Brice wakihanganye, urabizi ko twivuje ahantu hose, rero ihangane rwose umwana azaboneka. Brice ati no, ati ngenda byara ndabizi neza. Sabine arikanga, urabizi neza? Ati yego, njye mfite abandi bana 2, nubwo ntabikubwiye ariko njye ndabizi neza ko mbyara. Sabine yararize ararira, noneho icyo kintu no kukihanganira biramunanira, asubira kwa dogiteri. Ageze kwa dogiteri nyine Sabine noneho abwira dogiteri ibintu byose, noneho abivimuzi, amubwira ukuntu uwo yakundaga yari Roger, amubwira ukuntu yabanye na Brice yanga ko abana be bazabaho ubuzima bubi, byose arabimubwira. Dogiteri rero aramubwira ati rero mwana wanjye, iryo ni isomo ry'ubuzima, urabizi neza ko ntabwo uko uyu munsi ibintu bimeze ejo siko biba bimeze.
rero ikosa rikomeye wakoze ni uko wanze Roger wakundaga cyane ugakurikira umusitari Brice, ariko kandi ugomba no kwihangana. Rero inama nakugira ni uko mu buzima ikintu cyonyine kitubeshejeho ni ukwihangana, kuko twe tukimara kubura umwana wacu twumvaga tutazabaho, ariko kwihangana byatumye tukubona, tumaze kukubona watubereye umukobwa mwiza. Rero nawe ndi kwinginga kugira ngo ujye ubaho ubuzima bwihangana kandi bubabarira. Sabine noneho nibwo yagiye yatekereza n'ababyeyi yumva nawe akwiye kubababarira, nibwo yabwiye noneho dogiteri ati noneho se wampamagariye n'ababyeyi banjye. Dogiteri abahamagara ko yari yarasigaranye nimero zabo. Sabine abasaba imbabazi arababwira ati mumbabarire ko nanjye ntigeze numva nakiriye guhita mbababarira, ariko rwose ndabababariye. Ati kandi ubuzima nyine niko bumeze, ubuzima ni amakosa gusa umuntu akora, donc uyu munsi uba wakosheje ejo ukigira ku makosa. Hanyuma Sabine nibwo yatekereje aravuga ati nkwiye no gusaba imbabazi Roger. Yaragiye ajyana na dogita bajya kwa Roger n'umugore n'umwana. Sabine ajya gusaba imbabazi aravuga ati vraiment umbabarire, ibintu byose nagukoreye ndabizi ko nakubabaje mu buzima, urukundo rwose twakundanye, ariko nkajya guhitamo Brice, rwose umbabarire. Aramubabarira, amaze kumubabarira nibwo Sabine yahise nyine yiyemeza asubira kwa Brice. Asubiye kwa Brice noneho ajya yakihangana nyuma y'imyaka 3. Ubwo urumva hari hashize 2 ibyo biba, ubwo ni nyuma y'undi mwaka umwe nibwo noneho na Sabine yaje gutwita nawe abyara umwana. Ngayo nguko urukundo rw'umusitari na Sabine wabaga ku muhanda. Nizeye ko ukuyemo amasomo menshi y'ubuzima. Ubuzima ntabwo buba bworoshye, ukomeze kubana natwe rero no mu nkuru z'ubutaha uzaba uri kumwe natwe uduhereze comment. Turabakunda cyane uko bisanzwe wari kumwe na Habasel.